Haleluya. Bene data bakundwa, nshuti z'umusaraba, ndabashuhuje mu izina rya Yesu. Shalom shalom. Imana ishimwe, ndabanza guha Imana icyubahiro kuko Imana niyo iduha umwanya nk'uyu w'igiciro kugira ngo twongere kuganira ijambo ryayo, kandi ndayishima kuko ariyo inyemerera kugira ngo mpagarare imbere yanyu bavandimwe, turi kumva ijambo ryayo iba yampaye ngo mbagezeho. Imana rero ishyirwe hejuru muri byose kandi ihabwe umwanya wa mbere mu mibereho yacu, mu buzima bwacu, mu byo dukora byose no mu bitekerezo byacu, mbese mu kintu cyose tujye dushyira Imana ku mwanya wa mbere. Imana ibagirire neza. Mbere yuko tuganira ijambo Imana yampaye, reka tubanze dusenge Imana. Uwiteka Imana nyir'ubutware n'ubushobozi, Imana yaremye ijuru n'isi, Imana iri hejuru y'ibibaho byose, uwera w'Isiraheli, Imana ya Aburahamu na Isaka na Yakobo, nkuhaye icyubahiro, nkushyize hejuru, ndakubarariye mu mutima wanjye Mana. Ndaguhamagaye wowe Mana se w'umwami n'umukiza wacu Yesu Kristo, ngo ari wowe ufata umwanya wa mbere mu byo tugiye gukora hano byose, kandi ijambo ryawe washyize mu mutima wanjye uze uryivugire, uribwire ubwoko bwawe, nge nkubere igikoresho Mana. Nge mbure, nge rwose simboneka, haboneke wowe, haboneke umwuka wawe wera, haboneke icyubahiro cyawe Mana. Ndagusabye data kugira ngo wivugire rwose. Ndagushimiye yuko ubikora, ndagushimiye yuko mwami imigambi myiza ufite ku bantu bawe urayisohoza, ubabwira icyo bifuzaho, kugira ngo ijambo ryawe rigiraho ribavana kandi rigiraho ribageza. Ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti byose ndambaje nizeye, amen. Haleluya. Bene data, ndagira ngo mbibutse ko ubushize mu cyigisho gishize nakoze introduction cyangwa se icyigisho cy'ibanze natanze cyavugaga, cyatangiriraga kuzamurwa kw'itorero. Uyu munsi turatangira kwiga kuzamurwa kw'itorero igice cya mbere, kuko ubushize byari icyigisho kivuga ngo ibyiringiro biruta ibindi byose. Nshuti zanjye, ndagira ngo mbabwire ko hari ikintu gikomeye tugomba kwitondera, ikintu ijambo Yesu yasize avuze. Yesu yitegura kujya ku musaraba, amaze kubibwira abigishwa be, yabateguje, batangiye kubabara cyane kuko babonaga bagiye gusigara bonyine. Babonaga ahari abarwanyaga Yesu muri icyo gihe noneho aribo bagiye kwirukankiraho bakabica bakabamara, kandi kuko ni nako byari bimeze. Batangira guhagarika umutima, ariko Yesu arabibona mu mitima yabo kuko yari afite ubwo bushobozi bwo kubibona. Nibwo yabihanganishije, arababwira ati nimuhumure. Arababwira ati nimuhumure. Ni ijambo rikomeye cyane. Arabahumuriza, arababwira ati ikintu cya mbere mbasaba ni mwizere Imana, nanjye munyizere, mwe guhagarika imitima yanyu, kuko nubwo mwumva ko ngiye kandi nabibabwiye, ariko muhumure. Ntabwo ngenda gutyo, ntabwo ngiye nk'utazagaruka, njyamwe no kubategurira hanyu. Ni amagambo akomeye inshuti zanjye, ni ikintu gikomeye, kuko iyo izi nyigisho zo kuzamurwa kw'itorero, mu cyigisho cya mbere nyine nabahaye cy'ibyiringiro biruta ibindi byose. Abatarareba icyo cyigisho rwose muzakirebe kandi mukitondere. Abantu Satani yahagurukiye kurwanya zino nyigisho zo kuzamurwa kw'itorero, kuko Satani yarangije kubona ko mu mitima y'abana b'abantu badakeneye ibyo ngibyo, bakeneye ibyo kugubwa neza, bakeneye ibyo gukira, bakeneye inyigisho zibabwira ko bagiye kubona amafaranga, ko bagiye kubona ubukire, ko bagiye kubaka amazu meza, ko bagiye kugura amamodoka meza, ko bagiye. Abantu benshi bo muri Afurika Satani yabashyizemo ikintu cy'ikinyoma cyo kubabwira ko bazamererwa neza nibajya i Burayi, nibajya muri Amerika, nibajya mu Bwongereza, nibajya muri Australia, iyo migabane y'ibihugu byitwa ngo ni ibihugu bikize. Ariko tubirimo bene data, ntibazababeshye. Ntabwo ariho hari amahoro, ntabwo ariho hari agakiza. Oya, ndagira ngo mbabwire, mureke twirukangire ku cy'ingenzi. Kukiba ikintu kijya kibaho kibi cyane ni ukutamenya l'essentiel. L'essentiel ni iyihe inshuti zanjye? L'essentiel ni ukuba muri Kristo Yesu no kumwitegura kuko agiye kugaruka gutwara itorero.
bene data bakundwa, icyo kintu tugiha agaciro. Satani rero yahagurukiye kurwanya izi nyigisho zivuga kuzamurwa kw'itorero, ariko ndagira ngo mbabwire nicyo kintu cy'ingenzi. Narabibabwiye ko ni inkingi, narababwiye ngo mu nzu habamo inkingi nyinshi, harimo iziri mu mpande, iziri inyuma, iziri imbere. Hari ahantu izo nkingi muraziza abantu mwabaye mu mazu ya kinyarwanda, ariko ndagira ngo mbabwire burya habamo inkingi z'ibanze z'ifatizo, ku buryo iyo nkingi uyivanyemo inzu yariduka, ndongera mbisubiremo, igashwanyuka. No mu myizerere yacu, no mu mikirizwe yacu, no mu rugendo turimo rugana mu ijuru, udafite ibyiringiro bitajegajega ko Yesu azagaruka kukujyana, n'ubundi ubuta igihe wese urwanira iki? Gusa ushaka iki? Ndi nk'umunyeshuri wamara imyaka 6 ari kwiga muri sogonderi, azi ko ashaka diplome, kuko murabizi umuntu wese abarwanira diplome, akamara iyo myaka yose nta diplome azabona. Ndagira ngo icyo kintu tucyumvikaneho nshuti zanjye. Ndagira ngo tugende muri iyi nzira tuzi icyo turimo, icyo turwanira icyo ari cyo. Nta gihe dufite cyo guta, nta mwanya wo guta tugifite. N'abapagani bajya babivuga, njya nkurikira ibiganiro byinshi, ukumva nk'umupagani aravuze ati nta gihe cyo guta mfite ubu ngubu, iminota irabaze. Ndagira ngo mbabwire bene data, iminota irabaze. Ndagira ngo ntangire iki cyigisho mbibutsa ibi bikurikira. Ikintu nsigaye mbona muri iyi si nuko abatizera, abatazi iby'ubutumwa bwiza, abatazi iby'agakiza, ari nabo turi kumaranira kubwiriza ubutumwa cyane, ariko tutibagiwe n'abari mu itorero. Nuko abatizera bavuga batari kuko ibintu abarokore birirwa bavuga Yesu ubusazi, Yesu azagaruka. Ubundi se ubundi yigeze azagaruka se ryari? Icyo kibazo barakibaza cyane. Iyo niyo utangiye kubwiriza abantu ubutumwa, baravuga ati gusa ubundi ibyo mwamubwiriza ibyiki nibyo kugira ngo abantu bagire morale. Ntabwo tubwiriza morale, twe tubwiriza ukuri kw'ijambo ry'Imana, kandi ukuri kuzagira iherezo ry'uko Yesu azagaruka gutwara bamwizeye. Abapagani, abatizera barabyibaza. Ariko noneho ikibabaje nuko hari n'abari mu nzu y'Imana bavuga ko bizera Yesu Kristo, bavuga ko bamwakiriye, bavuga ko bamukorera, nabo bafite icyo kibazo. Bageraho bakavuga bati ariko se nibyo ubundi azagaruka, cyangwa se bakaba banabyemera, ariko uburyo bagenda, uburyo urugendo barimo barugendamo bavuga ko bitegura Yesu, ugasanga rurahakana ibyo bizera. Ugasanga imigendere yabo n'imikorere yabo birahakana ibyo bibwira ko barimo kwereka abantu. Abo ngabo bagereranywa n'abakobwa 5 babapfu. Ariko igice cya gatatu cy'abantu bagira ngo mbabwire ni igice cy'abantu bavutse ubwa kabiri, abakristo nyakuri bavutse ubwa kabiri, bahagaze mu kwizera, bagendera mu gukiranuka, bayoborwa n'umwuka wera. Kuko mu Baroma 8 umurongo wa 14 tuvuga ngo abana b'Imana ni abayoborwa n'umwuka wera, umwuka wera w'Imana. Abo bahagaze neza. Abo ngabo bagereranywa n'abakobwa 5 b'abanyabwenge bene data. Kuko nimutekereza neza, ndagira ngo ako kantu mugafate katubere ndetse intangiriro nzima. Ikibazo bari abakobwa bari bahuriyeho ni ikihe? Icyambere nuko bose bari bagiye gutegereza umukwe, kandi bose bari n'abanyetorero, n'abakristo. Burya ntago bamwe ari abapagana abandi ari abakristo, no, bose n'abantu bari barizeye Yesu Kristo. Ariko cyari kibatandukanije niki? Muri makeya ko harimo byinshi, ariko ndashaka kuvuga ikintu cy'ingenzi cyane. Icyatumye bamwe bagenda abandi bagasigara niki? Nicyo cyari kibatandukanije, nuko bamwe bari bagize ubwenge bwo kuba bafite amavuta. Bose bari bafite amatara yaka, ariko bamwe bafite amavuta ya reserve, abandi ntayo bafite. Ayo mavuta niki? Nicyo ngira ngo mpereho ucyumve mbere yuko nkubwira ibyo kuzamurwa kw'itorero. Ayo mavuta ashushanya ibintu 3. Nukwizera kutajegajega, nukugendera mu gukiranuka, nukuyoborwa n'umwuka wera. Nibyo bintu 3. Iyo ufite ibyo bintu 3, hari abazakubwira umwuka wera gusa, ariko iyo ufite ibyo bintu 3 uba ufite amavuta, ubu yicaranye. Kwizera ni nayo Yesu yabwiye abigisha ati mwizere Imana nanjye munyizere. Nicyo kintu Yesu ababwiye. Imitima yanyu ye guhangayika,
ni mwizere Imana nanjye munyizere. Iyo ufite kwizera ugendera mu gukiranuka, wirinda, wiyeza, ndagira ngo nkubwire, kandi uyoborwa n'Umwuka Wera, ndagira ngo nkubwire, amavuta uba uyafite muri wowe. Yesu naza azagutwara. Imana itugirire neza kandi Imana idufashe. Reka ntangire nsoma iri jambo riri muri Yeremiya ibice 8 ku murongo wa 7, ritubere intangiriro naryo. Ngo igishonda abagabo kigurukira mu kirere kikamenya ibihe byacyo. Yeremiya 8 ibice 7. Igishonda abagabo kigurukira mu kirere kikamenya ibihe byacyo. Ngo n'intungura n'intashya n'umusambi byitondera ibihe byabyo byo kwimuka, ariko abantu banjye ntibaza amategeko y'Uwiteka. Hari akantu nshaka kuvuga ku uyu murongo k'ingenzi. Kino gishonda no kuvuga ni harumenya ari kiyongoyongo mu Kinyarwanda kiza kugira ngo mubyumve, ni kire kinyoni kiguruka, ni hamwe n'iyi misambi n'izi ntashya n'ibindi, byo bijya bimenya ibihe byabyo bigezemo. Hano nimusoma mu Gifaransa muzasanga bashaka kuvuga hiver. Iyo hiver ije birimuka bikagenda, kuko hiver bimerera nabi cyane. Byo bimenya ibihe byabyo. Iyo kiri kuguruka mu kirere, iyo kiri kugenda, kimenya yuko igihe kibi kigiye kuza. Tuno kigahunga ibyo bihe bibi bigiye kuza, kigahunga ko kaga kagiye kuza, kigahunga kikagenda rwose, kikimuka kikagenda. Ariko ijambo ry'Imana riratubwiye ngo ariko ubwoko bwanjye ntabwo bumenya amategeko y'Uwiteka. Ngo abantu banjye ntabwo bazi amategeko yanjye. Bishaka kuvuga muri iki gihe tugezemo, abantu benshi, abakristo benshi bariyicariye, baguwe neza, baracyashaka kwicara mu mafuta ye bakagubwa neza, bakumva umunezero. Ntabwo bazi kureba nka kiriya gisiga ngo bamenye ibihe byabo aho bigeze. Icyo nicyo naje kukubwira nshuti yanjye. Iveri iraje, iveri mbi kandi iraje. Iveri ishushanya ibihe bibi, ibihe akaga gakomeye, nicyo bishushanya. Nyamara ibisiga byo n'inyoni birabimenya, bigahunga bikimuka bikagenda. Ariko ndagira ngo nkubwire, abiteguye, kubera ko iveri ije, akaga karaje muri iyi si, abiteguye tugiye kwimuka tugende. Haleluya, Imana ishimwe cyane. Tugiye kwimuka tugende, tugiye kuva ahangaha turi, kuko hagiye kuza iveri mbi cyane. Iveri ni igihe kibi hano muri Europa, bari muri Afrika mujya mubyumva, ni igihe cy'ubukonje kiza, nubwo uba wambaye amakote nkangahe, ariko irapenetra ikinjira ikakuzambya pe, ugasigara wihutira gushaka ahantu hari agashyuhe cyangwa agashofaje. Iveri ni mbi cyane, irazambya ibintu byose, biti bikagenda pe, bigakokoka bikuma. Ariko ndagira ngo nkubwire, iveri mu buryo bw'umwuka nayo iraje. Yesu yasize abivuze ngo hazabaho akaga gakomeye. Imana itugirire neza tumere. None se Imana irashaka kuvuga, niba ibisiga bibasha kumenya ibihe byabyo, ni gute twebwe abana b'Imana tutamenya ibihe tugezemo ngo twitegure? Nicyo ngira ngo nkukundishe, nicyo ngira ngo nguhamagarire, nicyo ngira ngo nkwibutse, nicyo ngira ngo tugendane muri uru rugendo, nicyo ngira ngo twese twibuke iki jambo ry'Imana ritubwira. Tuve mu minenganengo, tuve mu bintu by'ubunenganezi, tuve mu bintu by'ubutesi, tuve mu bintu byo kwishinga iby'isi, twe kuba nka mukaroti mu izina rya Yesu Kristo. Igisiga cye kuturusha ubwenge ngo kimenye igihe cyacyo kimuke, ariko twebwe tugumaho turi. Oya, mureke twitegure mu izina rya Yesu. Imana itugirire neza. Uyu munsi turareba kuzamurwa kw'itorero. Muri uko kuzamurwa kw'itorero tuzigamo ibintu bine tuzigamo. Ndagira ngo mbibabwire. Tuzareba igihe itorero rizazamurirwa, ni nacyo tugiye kureba uyu munsi. Tuzigamo ikiranga itorero rizazamurwa, tuzigamo antikristo, twigemo turebe ibintu bijyanye na tribulation. Imana itugirire neza. Ariko uyu munsi reka turebe ikintu gikomeye cyambere tugiye kureba. Yesu Kristo azazamura itorero ryari. Igihe ni ikihe? Umunsi ni uwuhe? Isaha ni iyihe? Ukwezi ni ukuhe? Umwaka ni uwuhe? Azazamura itorero ryari.
kuko abantu benshi turi kwiruka, abantu benshi turi guhunga. Ariko kwa kundi natangiye mbabwira ngo umuntu arebere essentiel. Reba nk'ubu ngubu muri iki gihe turimo cyakaga gakomeye, ikintu cyatangiye kiri guhuhuta abantu muri iyi si nubwo hazaza n'ibindi byinshi. Ikintu cyatangiye kiri guhuhuta abantu, cyatesheje abantu umutwe, n'izi nkingo bari kutwoburije, bari kudutera ku ngufu. Kandi ziriya nkingo Imana yarangije kuduhishurira ko harimo ibintu bibi. Ariko abantu benshi ndagira ngo mubwire, n'abatizera bamaze kumenya ko harimo ibintu bibi, bari guhunga, bari guhunga. Ariko ndagira ngo nkubwire mwene data, mbere yo guhunga, ese wabanje guhunga ikintu kibi cyane cy'ingenzi? Wabanje kugihunga? Uburozi buri mu izi nkingo koko ni bubi, abantu bakwiye kubuhunga. Ariko wabanje guhunga uburozi buri mu cyaha? Icyaha gifite uburozi bubi cyane. Icyaha, tubanze tumenye icyo kintu cy'ingenzi. Yesu, Yohana wategurizaga Yesu, yigishaga avuga ngo nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Yesu Kristo nawe aje ageze mu isi, yatangiye yigisha aravuga ngo nimwihane ibyaha kuko ubwami bwo mu ijuru buri hafi. Ndagira ngo nkubwire, kwihana ibyaha niyo ntango y'ubutumwa bwiza. Nubwo ngiye kukubwira ibyo kuzamurwa kw'itorero, ariko ndi kubwira barangije kwihana ibyaha, abarangije kwizera, bakabagendera mu gukiranuka, bakabategerereje mu gukiranuka, bakaba ari abantu bayoborwa n'umwuka wera. Abo ngabo ngiye kubwira. Ariko nawe uri bunkurikiye uyu munsi, ndagira ngo nkubwire ugire vuba, kugira ngo niba utarihana ibyaha, utarizera, utaramenya kuyoborwa n'umwuka wera icyo ari cyo, uyu munsi ndagira ngo nkurarikire kugira ngo wumve ubutumwa bwiza, nawe ujye mu mubare w'abiteguye. Imana itugirire neza. Yesu azajyana itorero rya. Icyo kibazo cyo kumenya igihe Yesu azajyanira itorero, abigishwa nibo batangiye kukibaza, kuko n'uyu munsi abantu barakibaza benshi cyane. Nanjye ndakibaza, nawe urakibaza, n'umuntu wese yakibaza. Ariko twebwe abizera by'ukuri, iyo tukibaje tukibonera igisubizo. Ndagira ngo rero noneho uyu munsi abakiri mu rungabangabo turebere hamwe iby'icyo kintu. Abigishwa nibo babanje kubaza icyo kibazo. Abigishwa babanaga na Yesu Kristo yahisemo, bamaranye imyaka igera kuri 33, kuko muzi ko Yesu yamaze imyaka 33. Mu kigisho cya mbere rero nibeshye ndavuga ngo ni iminsi 33, ni imyaka 33 n'igice. Bene data, icyo kintu ndagira ngo umwuka wera angiriye neza, arakinyibukishe, ngisubiyemo ntari nanagiteguye, kugira ngo hari nyine ababyibajijeho bumve ko nakantu ko kwibeshya kari kaje mvuga iminsi ariko ari imyaka. Ariko abo bigishwa nabo bari bafite ikibazo gikomeye, kandi muri bari barabanye na Yesu Kristo. Baramubaza, reka tubirebe muri Matayo ibice 24 ku murongo wa 3, ngo yicaye ku musozi wa Elayono, abigishwa baza aho ari biherereye, baramubaza bati, kurikira neza, tubwire ibyo bizaba ryari, n'ikimenyetso cyo kuza kwawe n'ikimperuka ni ibihe? Ni ikihe kimenyetso cyo kuza kwawe? Ni ikihe kimenyetso cy'imperuka? Tubwire. Ariko ku murongo mu bice 22 n'umurongo wa 36 Yesu yarabashubije, arababwira ngo ariko uwo munsi n'icyo gihe ntawe ubizi, naho baba bamarayika bo mu ijuru cyangwa umwana, ntabwo babizi keretse Data wenyine. Keretse Data wenyine. Barabashubije, nta bamarayika bo mu ijuru bawuzi uwo munsi, n'umwana ntabwo awuzi, ndetse yewe nuko atabyongeyeho n'ibizima bine byo mu ijuru ntibibizi, ni Data wenyine uwuzi. Ndaza kubigarukaho gato, ariko abigishwa ntabwo bashizwe, pe. Baravuze ati ngubu nta uzi kuki se atabitubwiye? Kandi mu Yesu bari bazi ibintu by'ibitangaza yagiye akora byinshi, baravuga bati yagombye kuba wuzi. Ntabwo bashizwe. Burya umwana w'umuntu ntabwo ashirwa. Kugira ngo ashirwe aragerageza akongera akagerageza. Niyo mpamvu barongeye baragerageza. Iyo dusomye mu byakozwe n'intumwa, barongeye bakigarukaho, cyarabaderanjaga cyane kuba Yesu agiye kugenda, ariko bakaba batazi igihe azagarukira. Uwo munsi batawuzi, bavuge bati nibura turawuzi, turizeye, turawitegura. Byarabaderanjaga cyane, byari bibamereye nabi cyane. Ndagira ngo icyo kintu mucyumve. Ariko mu byakozwe n'intumwa igice cya mbere umurongo wa 6 barongera bakigarukaho. Umva uko havuga ngo nuko bamaze guterana baramubaza bati, mbese mwami
iki nicyo gihe wenda kugaruriramo ubwami mu Bisiraheli. Bari bakibajije ukundi, mbere bari bamubajije ikimenyetso cyo kugaruka kwe, ariko noneho baramubajije bati ese nicyo gihe cyo kugarurira ubwami bwawe mu Bisiraheli? Ahangaha bamubazaga ibyerekeranye na millennium, na cya gihe cy'imyaka 1000 azaza kuyobora isi, umwami Yesu. Nibyo bamubazaga bati nicyo gihe, niyo cyo gihe ugiye kwima ingoma yawe kugira ngo ube umwami w'Abisiraheli? Bamubaza icyo kibazo. Ariko murebe ku murongo wa 7 Yesu arabasubiza ati ari nacyo dusubiza twebwe twese, ndagira ngo mbibabwire. Haravuga Yesu arabasubiza ati si ibyanyu kumenya iby'iminsi cyangwa iby'ibihe data yagenye, ni ubutware bwe wenyine. Mu yandi magambo Yesu yashatse kuvuga ati ibyahishwe n'iby'Uwiteka, ibyahishwe n'ibyo byanyu, ikindi murashaka iki? Ibyo ntibibareba na gato. Bene data, ibyo ntabwo ari byo bitureba. Kumenya iby'umunsi, kumenya iby'isaha, niko natangiye mvuga, kumenya uwo munsi ngo tuwumenye ashwi. Yesu aravuga ati ibyo si byo byanyu. Ni nkawe yanavuze ati ibyo si byo by'ingenzi, ntabwo ari cyo mbashakaho. Araza kutubwira mu kanya icyo dushakaho, ariko ndagira ngo icyo kintu tucyumve. Niko yashubije abigishwa. Iyo usomye mu gutegekwa kwa 2:29 umurongo wa 29 niho hatubwira ngo ibyahishuwe ni ibyanyu, ariko ibyahishwe ni by'Uwiteka. Imana itugirire neza. Tugaruke kuri uriya murongo wa 24 ibice 35 ibice 22 umurongo wa 36. Yesu aho yavuze ati uwo munsi nta wuzi, haba abamarayika haba n'umwana, ni data wenyine uwuzi. Ndagira ngo nkubwire, muri iyi si nta muntu n'umwe ushobora kukubwira ngo uwo munsi arawuzi. Nta muntu n'umwe ushobora kubivuga ngo yidegembye abivuge. Na Yesu Kristo yaravuze ngo n'umwana, we yashaka kuvuga nk'umuntu, kuko Yesu Kristo yari umuntu 100% akaba n'Imana 100%. Mu bumuntu bwe uwo munsi ntago yarawuzi, ariko Yesu mu bumana bwe yarawuzi, kuko ari we Mana data, yarawuzi. Ariko yashaka kubabwira nk'umwana w'umuntu uri mu isi, urya nk'uko abantu turya, ufite umubiri ubabara nk'uko twambaye umubiri ubabara. Niko yarameze, yarakeneye kwambara, yarakeneye kuryama, yarananirwaga akaruhuka, yarasonzaga agashaka kurya, yagiraga inyota agashaka kunywa. Bati umuntu, umwana w'Imana nkanjye ukomeze nk'umuntu, nanjye simuzi. Keretse iyo nuko atabyongera ko yashaka ati iyo ngiye mu bumana bwanjye ndawumenya. Ariko ibyo ni ibya data. Imana ishimwe cyane. Nta muntu uzigera aza ngo akubeshye, ngo akubwire ngo ngengeye kubikubwira. Umuntu nazo uzamenye ko ari ikinyoma cyambaye ubusa. Uwo munsi urahishwe pe, ndagira ngo mbikubwire. Keretse Imana yonyine. Noneho rero ikibazo ni ikihe? Ni kamere y'umwana w'umuntu. Kamere y'umwana w'umuntu ihora muri opposition, ihora yibaza kuki icyo gihishwe ngombe nkimenye, kuki kiri abakimbujije ngombe nkimenye, ni yihe mpamvu? Ndagira ngo murebe byatangiriye mu itangiriro bene data, nibwo byatangiye. Imana ibwira Adamu na Eva iravuga iti dore ibi biti byose, zino mbuto zose mushobora kuzirya, zino mbuto zose mwazirya, ariko ruriya rubuto rw'igiti kimenyesha ikibi n'ikiza ndabihanangirije. Bari bafite imbuto nyinshi cyane. Ruriya rubuto rwari rubateye ikihe kibazo koko? Vraiment, kera bajyaga baducira umugani mu Kinyarwanda, Abanyarwanda murabizi. Kera mama yigeze aducira umugani aravuga ngo umugabo yari afite umwana ngo agiye kujya ahantu, amubwira ati dore ndagiye, ndaza kugaruka mu gihe kiza gukurikiraho, ariko akagaseke uramenye, dore akagaseke kanyagashyize ntugazagapfungure. Umubyeyi arigendera, umwana asigaye aho ngaho aza kwibaza ati ariko kuki yambwiye ngo kare gaseke singafungure? Akajya agenda yaho gafungura, akongera akagenda, akajya agenda ati kuki yabimbujije? Yasiga atabimubujije nta nubwo ari kubyitaho, ariko kuko yabimubujije. Umva kamere y'umwana w'umuntu nuko imeze, ariko kuko yabimubujije arasirisimba akongera ati no, kuko yabibujije buriya harimo impamvu. Akongera igihe kimwe aragenda aragapfundura, ngo harimo akanyoni kagakimwa k'uwo mubyeyi
karaguruka. Yakirutseho karamunanira kugafata, arashoberwa, ararira, araboroga ibintu. Ndagira ngo nkubwire, umwana w'umuntu ahorana icyo kintu cyo kwiyopoza, cyo kuvuga kuki bambujije ibi niba babi burya Eva, muzasome Eva ngo areba izo mbuto ngo abona n'iz'igikundiro. Satani nawe yongeraho atereka ntabwo muzapfa. Ariko ndagira ngo nkubwire, uwo mwuka wa opposition, uwo mwuka wo kwigomeka, uwo mwuka wo kutumvira, ni Satani wawuzanye awushyira mu mwana w'umuntu. Na n'uyu munsi uwo mwuka uracyakurikirana batarihana, kuko abihaniye by'ukuri bakizera uwumviye Imana bakava ntibabe bakitwa bagikomoka ku muntu utarumviye Imana akazana gukiranirwa mu isi, ahubwo bakaba bumvira baturuka ku wumviye wazanye gukiranuka. Abo ngabo nibo bonyine batakigengwa n'uwo mwuka. Ariko ndagira ngo mbabwire, abantu bamaze kumva ko Yesu avuga ati uwo munsi ntawe barashakashatse barashakashatse bakajya bageraho bakanatangaza bakavuga ngo Yesu azagaruka igihe iki niki. Ntabwo nirwa mbijyamo, ariko hari abigeze gutegereza, hari bigeze guhabwa itariki bajya gutegereza, baba desu, birababaza cyane babonye uwo munsi koko Yesu ataje, nyamara bari baraye amajoro, bandi ntibanasinziriye uwo munsi. Ntabwo ndabitindaho. Abandi ubu ngubu mu bihe tugezemo barashakashaka bakavuga bati ibyo ari byo byose igihe kirageze, kuko dore kuva kuri Nowa kugera kuri Aburahamu hashize imyaka 2000, kuva kuri Aburahamu kugera kuri Yesu hari hashize imyaka 2000, none kuva kuri Yesu kugeza muri iki gihe turimo hashize imyaka 2000. Imperuka iraje, bagatangira bagakarikira. Ariko ndagira ngo nkubwire, abandi nabo baravuga bati oya, ijambo ry'Imana riravuga ngo imyaka 1000 mu munsi umwe. None kuva isi yarimwe kugeza hashize imyaka 6000, nukuvuga ko hashize iminsi 6, kandi Imana yaremye isi mu minsi 6, wa karindwi iraruhuka. Nukuvuga rero ubwo hashize iminsi 6 tugiye kwinjira mu munsi wo kuruhuka, Imana igiye kuzitujyane kuruhuka. Yesu araje, bagatangira gukarikira. Ariko ndagira ngo mbabwire, ibyo byose ni ugutigihe, ibyo byose ni ugutigihe bene data. Imana itugirire neza. Ni ugutigihe, uwo munsi nta wuzi, nta nuzawumenya. Ariko noneho ikibazo, kuki uwo munsi Imana yawugize ibanga? Kuki uwo munsi Imana yawuhishe? Kuko mu bisanzwe iyo umuhungu yarangije gukundana n'umukobwa, bakiyemeza kwimare, bakiyemeza gukora mariage mu buzima busanzwe, ntabwo ashobora kumuhisha itariki ya mariage. Ntabwo yayimuhisha. Reka da, arayimubwira kugira ngo uwo mukobwa yitegure. Arayimubwira, barahura bagapanga bakumvikana itariki, noneho hagakurikiraho imyiteguro. Kuko narabigenzuye cyane nsanga burya umukobwa ari nawe ugira imyiteguro myinshi cyane, kuko bari bugiye kuzava iwabo akajya iw'umugabo we, agasanga umugabo we. Abagomba rero kwitegura. Ariko ndagira ngo mbabwire, muri uko kwitegura umuhungu yabimuhishe ntabwo yabasha kwitegura. Niyo nayo mpamvu abantu bari kwibaza bati none se iki kibazo ni ikihe se? Yitegura to umukobwa rero, umukobwa iyo yamaze kumenya itariki ntabwo yongera kurya no kuryama, byinshi arabireka akibanda cyane kuri uwo munsi. Akibanda kuri uwo munsi. Ikintu cya mbere ashobora gukora ni ikihe? Reka mbabwire. Umukobwa atangira kugura ibirongoranwa. Mwese murabizi abakobwa nicyo kintu aheraho cya mbere, kuzajya gushakisha ibintu azajyana, no benshi ndetse bakajya gutangira gushaka ikanzu y'ubukwe. Nuko nguko bimeze. Noneho hari n'ibindi nabonye, umukobwa wari umushizi w'isoni yaratangira, kuko umukobwa ikintu cya mbere burya abakobwa bazi ubwenge. Ikintu umukobwa atangira gushakisha ni ukumenya umuhungu nzabana nawe, akamenya ibyo akunda n'ibyo yanga. Hari ibyo rero abona kureka bimworohera, ariko n'ibyo abona bitamworoheye burya arishushanya akavuga ati iki nacyo nzajya mwereka ko ari kibi rwose, ko nanjye nkanga. Kandi muri we rwose abizi ko icyo kintu atashobora kukireka. Niyo mpamvu nk'abakobwa b'abashizi b'isoni, iyo ahuye n'uwo muhungu amwereka ko yubaha kurusha abandi bose abaho, akamwereka ko yitonda pe. Ugasanga abakobwa akagenda akabije bati uriya muhungu akunda udukobwa duto dufite mu nda hatoya. Uretse ko kuri iki gihe hari na mode da. Mu Rwanda najyaga numva abakobwa bavuga ngo barashaka kugira ngo taye nyoneze, ngo nk'iyi nyoni yewe. Ibyo bintu rero akavuga ati umuhungu nzasanga nzi ko ari byo akunda. Akagenda yarafite ikida kinini, yari umuntu ubyibushye wiririye utikura ibintu bibyibushya, agatangira kinanura,
pe nibyo muri iki gihe hano mu Burayi mbona abakobwa bita regime, kujya kuri regime, n'abagabo évidemment abantu benshi barabikora. Noneho ugasanga ari muri icyo gihe ari kwitegura, arimo kwigira akantu k'agasentera, akakobwa keza cyane nyine kugira ngo umugabo nazajya mubona avuga ati wawe nibiriya mba nshaka. Kandi ko umukobwa mu mutima warabizi neza ko niyigerera mu rugo zongera gakubita ntabwo azongera kubyiza, icyo bati cyamfa nuko agezayo. Abakobwa bazi ubwenge cyane, akaba azi ko ari kumushushanya, abandi nabo agatangira akabazi yuko wenda tuvuge umuhungu we hari wenda akavuga ati umuhungu uzasanga akunda umukobwa usenga, kuko uriya muhungu akunda kwiyiriza ubusa, akunda kugira gute, nawe agatangira akajya yiyiriza ubusa kandi azi ko we ni umuntu kwiyiriza ubusa bijena. Noneho agatangira akiyiriza byageza nko mu masaha bari kuvugana bayamubwiye ko yiyirije akikubitira akirira, ariko umuhungu akavuga ati nashatse umukobwa rwose uriya azamfasha kujya mu ijuru, ya mukobwa turahuje rwose. Nyamara reka da wa mukobwa warabizi ari kwijujanya, icyo ashaka ni ukugera muri urwo rugo. Yahagera yamara kuhagera bati cyo nashaka ndakibonye, yamubwira ati tujye kwiyiriza, bati sheri urumva ibi bintu nabivamo. Yajya kureba akabona ni wa muntu yarongeye aririra ibigalase n'ibindi bintu byose, reka sinakubwira murabizi ntabwo nshaka kubirondora, akongera akisubira uko yari ameze. Iyo ni tirisho, agatirisha. Ndagira ngo mbabwire uriya muhungu iyo aza kubimenya mbere hakiri kare akavuga ati reka da critère zanjye ntabwo uriya mukobwa zujuje, nshaka umukobwa ufite mu nda hatafite ikida kinini, nshaka umukobwa w'umunyamwuka. Uriya ntabwo ari umunyamwuka, mbona akorera mu mubiri, ntazi kwiyiriza ubusa, ntazi sinshaka kuvuga ko kwiyiriza ubusa nibyo byerekana abanyamwuka. Oya, ibyo ntimunyumve nabi rwose. Hari kuba umunyamwuka bigaragazwa n'ibyo natangiye mbabwira, kuba ufite kwizera, kuba ugendera mu gukiranuka, kuba uyoborwa n'umwuka wera, kuko nibyo byo kwiyiriza udafite umwuka wera ubikuyoboyemo. Mwibuke ko Yesu Kristo yayoborwaga n'umwuka wera. Mwuka wera niwe wamuyoboraga mu bintu byose. Niyo mpamvu ijambo ryo tubwira ngo nuko amaze iminsi 40, pa imyaka amaze iminsi 40 yiyiriza ubusa, ngo yirangije umwuka wera mujyana mu butayu kugeragerezwayo na Satani. Umwuka wera, icyo rero ndagira ngo rwose mutanyumva nabi, n'urugero natangaga gusa. Ariko noneho rero ndagira ngo murebe uko uwo mukobwa yashushanije uwo muhungu. Umuhungu abizi burya ntabwo yamurava ati no critère ntabwo azujuje. Ariko kuko watabizi atari Imana aravuga ati wow, akazumirwa nyuma, akagwa mu kanwa bati yewe inzira ntibwira umugenzi, koko abanyarwanda niko bavuze. Ariko ndagira ngo mbabwire none niki, kuki rero Yesu we uwo munsi yawuhishe? Kuki aduhishe iyo rendez-vous? Yesu ni umukwe, twe turi umugeni. Yesu ni umusore, twe turi umukobwa. Yesu arashaka gukora kuza kutujyana gukora ubukwe. Kuki atabitubwira ngo twitegure? Reka da ndagira ngo nkubwire, muri Yesaya ibice 55:8 haratubwira ngo imitekerereze yanyu siyo yanjye, n'inzira zanyu sizo zanjye. Ibyo mwibwira sibyo nibwira, uko mugenda siko ngenda. Niko ijambo ry'Imana rivuga. Imana yireba mu mutima, iza abashaka gushushanya, irabazi. Abo rero ntabwo ishaka kubagwa mu mutego. Ntabwo ibishaka, reka mbabwire. Dusipoze ko ijambo ry'Imana ritubwira riti umunsi w'imperuka, nako umunsi wo kuzamurwa kw'itorero, n'urugero bene data uzaba ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2023. Tukavuga tuti dusigaje amezi anga, uratangira ugakarikira ukavuga uti ese burya finaroma noneho nk'ubu hagize umuntu aza akakubwira ati muri Bibiliya noneho burya birahari, nuko Imana yampumuye amaso umunsi nawe ubonye. Cyangwa se nk'umumarayika agahagara hariya mu kirere akavuga tumva abantu mwizeye Yesu Kristo, noneho ndagira ngo bibabwire wa munsi muhora mwibaza, akavuga ati wa munsi uzaba ku itariki ya mbere y'ukwezi kwa mbere 2023 2023. Ngaho nimwitegura, umwami Yesu n'ubimbwiye. Ukabona n'umumarayika urabagirana mu kirere, abantu bose bakamubona, isi yose ikamubona. Kankubwire hakurikiraho iki rero sasa? Fati Imana irakoze, Imana igeze neza. Ariko ndagira no mu banyetorero ikintu bavuga niki. Hari ikintu cyantangaje bene data kandi kibabaje, ngira ngo mbabwire. Ni ikintu nabonye nk'umunyarwanda, buriya no mu Barundi bibamo, buriya ndetse no mu isi yose hari bibamo. Hari ibintu najyaga mbona mu Kinyarwanda, ugasanga nk'umukobwa ugiye kwimariya, kuko
ibyo byaravuzwe cyane kandi hari n'abakobwa bagiye bakavuga ngo agiye gusezera ku bahungu bari inshuti ze ngo yakundaga vraiment akajya kubasezeraho bari mu byaha ngo agiye kubasezeraho. Hari n'abahungu, hari n'umuhungu twiganye muri universite nawe wavuze ati ngiye kurongora kariya gakobwa nkunda kariya kadamu kangiye kukarongora, nafashe icyumweru cyo gusezera ku bakobwa nkunda bose dusambana. Umukobwa wese nakunda namubwiraga rero ngiye kurongora, kandi umukobwa nzarongora nabonye afuha, menya mutazajya mugera iwanjye, umenya hari tutazongera kubona umwanya, reka tubikore hakiri kare. Nyumvira nawe ndagira ngo nkubwire, uwo munsi umenyekanye abapagani bavuga bati bo ni normal, bavuga bati umva n'ibyaha tutakoze ubu tugiye kubyigaraguramo, kuko bano barokore bahorga batubwiriza bavuga yuko Imana igira neza, Imana ibabarira, ndetse bakajya gushaka rya jambo riri muri Yesaya rivuga ngo nubwo ibyaha byanyu byatukura tukutuku nk'umuhemba ngo nzabigira umweru bise na shereri. Bakajya bati nkubona reka tubikore bibe tukutuku ntacyo. Ariko nitujya kugera kuri tariki y'ukwezi kwa mbere 2023 tuzihana, tuzikubita imbere y'Imana tuvuge ngo tubabarira. Ariko bakibagira ko Imana iri kureba mu mitima yabo. Abanyitorero nabo harimo benshi bavuga bati umva noneho Imana igeze neza iduhaye umwanya wo gusezera neza iyi si tuyisezere kabisa. Bakagenda bo bakavuga bati twebwe twasomye ijambo ry'Imana turarizi tuziyeza, kuko ijambo ry'Imana tuvuga ngo nitwiyeza ikiranuka iri mu ijuru izakiranukira kutubabarira. Bagatangira bakikorera ibyaha kuko bazi ko uwo munsi niwegereza bazafata nk'iminsi 3 y'amasengesho ya Esteri. Dore ko ari byo abantu basigaye bagira bati y'amasengesho ya Esteri tuzambara ibigunira twikubita hasi twangiye kurya twangiye kunywa tujya imbere y'Imana, Imana izatubabarira nibona twahinduye. Ariko Imana ibyo byose irabireba bene data, Imana ibyo byose irabireba abantu benshi. Ariko Imana iravuga iti no, niyo mpamvu yanze kwerekana uwo munsi. Icyambere ntabwo ishaka ko iyo tirishori, ntabwo yayemera, ntabwo ishaka ko abantu batirisha muri ubwo buryo. Icyo ntabwo Imana igishaka, kuko kureba mu mitima y'abantu irashaka, ntabwo ishaka abantu bazaza kuyizera cyangwa kuyimariramo mu minsi 3 isigaye kugira ngo umunsi wo kuza muri torero ugere. Uyishaka abantu bayikunda buri gihe, ishaka abantu bayikunda by'ukuri kandi buri gihe, isaha ku isaha, umunota ku munota, isogonda ku isogonda. Abo bantu ni Imana ishaka. Umukobwa ukunda umuhungu uzamurongora amugirira icyizere, akamubera umwizerwa, isaha ku isaha, umunota ku munota, isogonda ku isogonda. Nta wundi wamushuka ngo agiye kumusezeraho, nta wundi wamushuka ngo reka dukore ibyaha, ngo reka tugire gutyo ngo kuko n'ubundi uzagenda. Oya, yamubwira ati oya, ngewe mfite uw'Imana yangeneye, ngewe mfite uwanjye, ibyo nta yabyanga. Ndagira ngo mbabwire, Imana ishaka abantu bafite umutima wo kuyize, umutima uyikiranukira, umutima kandi batabigizemo ikintu cyo kumva baremerewe kitaragahato. Oya no, bemera kuyorwa n'Umwuka Wera atumoma à chaque instant. S'il vous plaît bene data, ndagira ngo icyo kintu mucyumve rwose. Abo nibo Imana ishaka. Babandi bavuga ngo bamenye umunsi bazihana mu minsi ya nyuma isigaye, ntabwo bo ngabo Imana bakeneye. Oya, Imana irashaka wa wundi wabaye determiné, babandi bari perseverant, babandi bamaramaje, babandi bahagurutse. Wa wundi uvuga ati umva, uwo munsi nushaka uzabe mu myaka 1000, uwo munsi nushaka uzaze ejo, uwo munsi nushaka ube none ahangaha ubu ngubu ndi kuvuga bene data, ngewe ndaguma mu kwizera. Atishoye abo ngabo ni Imana iri kurera, abo ni Imana ishaka. Ikindi Imana idashaka, ntabwo ishaka abantu bazagwa mu mutego wo gupfa badapfiriye mu Mwami Yesu. Kuko abantu bavuga gutyo ngo bamenye itariki bakwigira mu byaha none bakazihana ku minsi ya nyuma, bariyibagiza ko urupfu ruriho, bariyibagiza ko urupfu rushobora kumujyana n'uwo munsi atawugezeho. Urugero nabaha Paulo ni umuntu wizeraga Imana cyane. Murebe yandikira abatesalonike, yarababwiraga ngo twebwe abazaba bakiriho, yaratangira avuga ngo uwo munsi nugera hazabanza abapfuye bazuke. None akavuga ngo natwe abazaba bakiriho duhindurwe tubakurikire mu kirere gusanganira umwami wacu. Paulo yumvaga icyo gihe bivuga, yumvaga Yesu agiye kuza, yumvaga Yesu azaza akiriho. Ariko nyamara murebe ntabwo yigeze aza, yarinze ava mu mubiri. Nyamara yarabyiteguye hamwe n'abatesalonike, yandikiraga icyo gihe n'abatesalonike bari babyiteguye cyane. Ariko
Pawulo yarinze ava mu mubiri Yesu ataje. Ariko heureusement Imana ishimwe ko we ntabwo yabagaho ari mu byaha avuga ngo reka mikorere ibyaha araje nzihana ku munota wa nyuma. Oya, Pawulo yihanaga umunsi ku wundi, yihanaga isaha ku isaha. Pawulo ni isogonda ku isogonda, tierisi ku tierisi, na atomo chaque instant. Iyo tuvuga buri kanya buri gihe, abo ngabo nibo bantu baba biteguye. Oya, nuko nguko wa wundi uvuga ngo ngewe nahemukiye umuntu ariko nzaba nihana mu minsi 2, Yesu azaza gute wowe rwose byawe bizabirangiye. Oya, ni nako kanya nuko kwiyeza amaraso ya Yesu kandi arahari yo kutweza bene data. Imana ntabwo ishaka ko abantu bagwa mu mutego bapfa badapfiriye mu mwami Yesu, kuko ushobora kwizera gutyo ariko ugapfa mbere. Imana itugirire neza. Ngiki kintu cya mbere gituma Imana iterekana uwo munsi. None se nibiterekana uwo munsi irashaka iki? Ibyo nibyo maze kuvuga. Ni bibiliya jambo riri muri Matayo ibice 22 umurongo wa 42. Haravuga, reka ndibasomere ngo nuko mube maso kuko mutazi umunsi umwami wanyu azazaho. Mube maso, ba maso, reka gushaka gutirisha, reka kwifuza gutirisha. Ba maso ukuvuga ngo uhore wizeye, uhore ukiranuka, uhore uyoborwa n'umwuka, uhore ufite ibyo byiringiro byo kuzabona umwami Yesu, uhore ubishagira ngo nkubwiye. Umukobwa wenda gusanga umugabo we nta kindi gihora mu mutima we, ajya nararota yagezeyo bene data, ajya arota yagezeyo. Ndetse uburyo wamuhunga mubwiye ati tariki yahindutse, avuga ati ariko sibi nibi uyu muntu nashaka kunyanga abihinduriye iki, kuko umutima uri hahandi deja yarangije kugerayo kandi akiri wabo. Ndagira ngo babwire nimureke tugere mu ijuru tukiri muri iyi si deja. Uko niko kwitegura umwami Yesu. Reka niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga ngo nuko ngo tunihe iminiho, ivuga ngo ngwino mwami Yesu, duhamagara umwami Yesu. Uko niko kwitegura. Imana itugirire neza. Reka dukomeze inshuti zanjye. Imana rero ikindi kintu ishaka, irashaka ko abantu batihana kubw'ubwo, kuko abapagani nababwiye batizera bo baramutse bamenya uwo munsi bakazacunga umunsi wa nyuma bakajya kwihana, ntago baba bihaniye kuko bakunda Imana, baba bihaniye gutinya kurimbuka, baba bihaniye kubw'ubwoba. Imana ntabwo ishaka umuntu wihana kubw'ubwoba. Oya, Imana ishaka umuntu wihana kuko yizeye umwami Yesu. Niko ijambo ry'Imana ritubwira. Imana ishaka ko umuntu uzazamurwa ari uwiteguye, afite ikanzu yabugenewe, afite umwambaro wabugenewe. Kandi umwambaro wa mbere wo kuri Imana yagennye ni ukwizera. N'ukwizera. Yego, umuntu rero utizera ntabwo azazamurwa. Kuko twebwe tugenda ijambo ry'Imana mu Befeso ibice 2:8 muzabasomera bavuga ngo dukizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Dukizwa n'ubuntu kubwo kwizera. Ntabwo handitse ngo dukizwa n'ubuntu kubw'ubwoba, kubwo gutinya umunsi w'imperuka, kubwo gutinya umuriro. Oya, ni kubwo kwizera umwami Yesu, kubwo kumenya urukundo yadukunze, noneho tukamukurikira kubwo urukundo, tugakurikira umwami Yesu ko tumukunda, kuko tumukunda bene data. Ndagira ngo nkubwire, umukobwa asanga umusore kuko yamukunze. Iyo yamusanze yamukunze babana karamata. Ariko umusanze akurikiye ibindi bintu, nizo mpamvu mubona hariho za divorce zaciye ibintu muri iyi si. Nta rukundo ruba rurimo burya, nukubeshyana. Imana ntabwo ishobora kwemera ko tuyibeshya. Umwami Yesu ni umukwe tukaba umugeni, ashaka kwimariya n'umugeni utamubeshya, umukunda by'ukuri. Uwo nguwo ni wo mugeni utegerejwe na Yesu bene data. Ndagira ngo nkubwire aho wicaye, aho uri kugenda, aho uri kunyumva, aho uri hose, umenye ngo umugeni Yesu ashaka ni wa wundi umukunda karamata, ni wa wundi wamwizeye, utashaka kumukurikira kubw'ubwoba. Oya, ntabwo icyo ngiki Imana ishobora kukemera. Icyo nicyo kintu cya kabiri nagira ngo mbabwire, kubw'ubwoba. Yego, ikindi noneho rero, ikindi gituma Imana ihisha uwo munsi. Haleluya. Ndagira ngo icyo kintu nkibabwire. Mwebwe mukunda surprise. Ninde muntu udakunda surprise? Njya mbibone n'ahangaha, ariko ubu byabaye ku isi yose. Iyo Noheli yegereje, nta nubwo abantu bongera gutekereza, nubwo baba bavuga ngo bagiye kwizihiza ivuka rya, ntabwo ari byo babibuka. Abantu benshi 90% bari gutekereza za kado bagiye guhabwa n'izo bagiye gutanga, keretse nyine wa mugeni w'ukuri, wa wundi
ni uvuga ati ni igihe cyo kwibuka ko inifuwa ntabwo ari 25 d'ailleurs nabyo mbibabwire ntabwo ari ku itariki 25 Yesu yavutseho. Icyo ndagira ngo nkibabwire uriya wari umunsi wa gipagani bizihizaga uburyo waje nabyo nzabibabwira. Ariko umukristo wo kuravuga ati igihe kimwe Yesu yavukiye mu isi aje kuncungura, ibyo bintu yabyibuka akavuga ati ngiye kubinezererwa mbyizihize. Yego, noneho rero abandi babatekereza za kado, ariko ibyo nari mbivugiye surprise. Imana irashaka kuzakorera surprise abayizeye. Yesu Kristo arashaka kuzakorera surprise wa mugeni umutegerereje mu kwizera, mu gukiranuka, mu bikorwa n'Umwuka Wera, mu guhora ni havuga ati ngwino mwami Yesu, ngwino ndagutegereje. Dore nubwo ndi kunyura mu bikomeye, nubwo ndi kunyura mu kaga, nubwo ndi guhura n'intambara, ariko mwami Yesu ngwino ntabare, mwami Yesu ngwino. Abantu bari kuniha, ariko witonda ukuniha, utaburi gukurikira abandi inshuti yanjye, utaburi kugenda inyuma y'umugeni uri umufiye donere. Ndagira ngo nkubwire, umugeni yagiye kwimariya ashaka abafiye donere, hari n'abambara neza kumurusha pe, babyambariye we, babyambariye njya mbareba abakobwa ndetse n'abasore. Nanjye nigeze kuba gariso donere igihe kinini nkiri agasore, ubwo ndi gukura muri kubibona, ariko burya nanjye ibyo narabikoze cyane. Ariko ndagira ngo mbabwire ikintu nabonyemo. Ubukwe buraba, abantu bakaryoherwa, bakajya muri eglise, bakavamo bakaza bakajya muri salle de reception, bakarya bakanywa twice, abagariso donere n'abafiye donere bicaye iruhande rw'umugeni n'umukwe bafite ibyubahiro. Ariko ikintu nabonye, igihe cyo kwinjira mu cyumba cy'umukwe n'umugeni hinjiramo babiri bonyine, nta bandi bajyamo. Babakobwa basubira inyuma bagataha bose, babasore basubira inyuma bagataha bose. Ndagira ngo udakurikira abandi uri fiye donere cyangwa uri gariso donere inshuti yanjye. Ndagira ngo utegereze Yesu, uzi ko ari wowe mugeni. Ndabikubwira kuko nabaye gariso donere, narabyiboneye. Ndetse icyo gihe nibwo nahise mvuga nti Mana nanjye untegurira uwanjye. Imana ishimwe ko yamumpaye, nkunda cyane. Ndagira ngo mbabwire, ndimo kurangiza. Reba ukuri kugenda muri iki gihe cya none turimo. Ndagira ngo mbabwire, abantu benshi bafite ubwoba bw'iyi coronavirus, abantu benshi bafite ubwoba bw'izi nkingo, ndetse bari guhunga. Ariko ikibazo, hari abahunga urukingo batarahunze icyaha. Ariko ikibazo, hari abajya gusengana n'abizera bari gusenga bahamagara Yesu bati turagutegereje mwana. Nkuko ba Paulo basengaga, nkuko ba Petero basengaga, nkuko ba Stefano basengaga, nkuko intwari mu kwizera zatubanjirije zasengaga zivuga ziti mwana niwe dutegereje, niwe ho gutabarwa kwacu kwava kuri wowe. Natwe ubu nicyo gihe tugezemo mwami Yesu, gutabarwa kwacu kwava kuri wowe, ni wowe dutegereje. Ijambo ry'Imana mu Bafilipi riratubwira ngo aho dutegereje ko umukiza azava ni mu ijuru. Ndagira ngo nkubwire, ubu ngubu imitima yabera irangamiye mu ijuru. Ndagira ngo nkubwire, imitima y'abizera irareba mu ijuru, aho umwami Yesu Kristo agiye kumanuka, aho umwami Yesu azahagarara ku bicu, impanda ikavuga, la dernière trompette, un signal, un clin d'œil. Ayo magambo tuzayabona mu cyigisho kigiye gukurikiraho. Reka ne kwihuta, ariko arandyaryata mu mutima ko yababwira bene data. Ndanabakumburiza kuzakurikira igice kigiye gukurikira iki ngiki. Ariko ndagira ngo mbabwire, reba kugenda nshuti yanjye, reba kugenda. Igihe cyo kwinjira mu cyumba cy'umukwe n'umugeni utazasigara, utazabwirwa ngo sinigeze nkumenya. Ndagira ngo nkubwire, bari bakobwa b'abatanu babapfuna hereyeho baraje bakomanza, arafungura barebye, bagitangira bati no ntabwo nigeze mbamenya, kubitaho urugi. Ndagira ngo mbabwire, twitonde, utaburi kwirukanka uhunga inkingo kandi nyamara n'ubundi utegereje gupfa. Bimaze ziki? Utaburi kubura amahirwe yo kwigira muri sinema, yo kwigira muri za voyage zawe, yo kwisohokanira nabo ugomba gusohokana nabo, yo kujya kwisurira abantu bawe barwaye. Kuko ubu ngubu twebwe abatarikingije cyangwa bamaze kumenya yuko twe dukurikiye umwami Yesu tutazemera kwinjira muri iyi systeme y'isi, kuko izi nkingo n'iyi covid byaziye kwinjiza abantu muri systeme y'iyi si. Twamaze kubisobanukirwa, Umwuka Wera uyobora abere yabidusobanuriye. Imana kuko yavuze ngo izajya iduhishurira buhoro buhoro
ibyo ibona igomba kuduhishura tukabimenya. Icyo twarakimenye bene data. Ibi ni ibintu biri kwinjiza abantu muri systeme y'isi, twarabihishuriwe. Turi kubyanga kuko twahishuriwe. Ariko wowe reba, ntago waba uri kwirukanka inyuma y'abahishuriwe, wowe ntacyo wahishuriwe. Ntago waba uri kubyina, ariko wowe ukaba ubyina uri bata urugo rw'Imana, nyamara abandi babyina kuko batumiwe kubyina. Imana itugirire neza, Imana idusange, kandi Imana itwigishe twese. Nuko rero igihembo gitunguranye nashaka kubabwira, tugisoma muri Luka ibice 12 umurongo wa 40. Haravuga ngo namwe muhore mwiteguye, kuko umwana w'umuntu azaza mu gihe mudatekereza. Azaza mu gihe mudatekereza. Iyo rero izaba ari surprise. Surprise. Igihembo gitunguranye. Ariko ndagira ngo nkubwire, ni igihembo kizatungurana cyo kujya mu gutaha ubukwe bw'umwana w'intama. Ni igihembo gikomeye cyane, kuko tuzaba ducitse imiruho y'isi. Imana izaba idukijije akaga kagiye gukubita isi, parce que ijambo ry'Imana tuvuga ngo Imana igiye gukubita isi. Il va frapper. Dieu va frapper son monde. Il va frapper son monde. Imana igiye gukubita abanzi b'Imana. Ndagira ngo icyo kintu kimenye. Nikobwire igiye kubakubita, ariko Imana igiye kudukiza ako kaga. Nta na rimwe nongere mbisubiremo, nkunda kubivuga mu nyigisho zanjye. Nta na rimwe Imana igiba injuste. Nta na rimwe Imana yigeze irimburana umukiranutsi n'umunyabyaha. Nta na rimwe urukungu n'amasaka byigeze bijya mu kigega kimwe. Oya, urukungu ruratwikwa, amasaka akajya mu kigega. Ndagira ngo icyo kintu cyumve. Umva, kuzamurwa kw'itorero bigiye kuri bamwe bizaba ari surprise nziza cyane, ituma bajya mu ijuru. Abandi zaba ari surprise ituma bajya mu kaga, binjira mu kaga. Ndagira ngo icyo kintu nyibabwire. Abanyedini n'abatarihana, abo bose bazinjira mu kaga gakomeye. Ariko wa wundi witeguye nababwiye, azinjirana n'umwana w'intama mu bukwe bwateguwe. Icyamatwa atigeze kumva, icyamasa atigeze kubona, ibyo ngibyo byahishuwe. Abiteguye barangije kumesera ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama. Babanze gutegura ikanzu y'ubukwe bene data. Imana itugirire neza, kandi Imana idufashe. Ndagira ngo ngusengere, ariko mbere yo kugusengera nkubwire ijambo ry'Imana muri Matayo aho ngaho, iyo uhereye ku murongo wa 37 haratubwira ngo ku gihe cya Nowa bararyaga, baranywaga, bashyingiraga abana babo, bakoraga byose, kugeza igihe Nowa yinjiriye mu nkuge ntibabimenya. Kugeza igihe imvura yagwiriye batangira kuvuga ngo ni bitonyanga, ariko kugeza igihe umwuzure waje urabatwara, barashira. Ndagira ngo nkubwire umwuzure baje, la grande tribulation, la grande tribulation. Igihe cy'umubaro utarigeze kubaho niko Yesu yavuze, kuva isi yaremwe kugeza kino gihe. Kandi uwo mubaro ngo ntuzabaho ukundi, ariko umubaro uziye abanzi b'Imana, uziye abanze kwizera Imana. Uwo mubaro umanukiye gukubita Antikristo n'umuhanuzi w'ibinyoma n'abanzi b'Imana. Uwo munsi uraje, tuzawuganiraho mu bitigisho kizakurikiraho, tuzabiganira. Imana ibagirire neza. Ariko wirinde ukurya, kuko n'ubundi natwe Yesu azaza. Dore ubu turi kubyuka tugakora petit déjeuner, turi kubyuka tukajya ku kazi, turi kubyuka tugatera ipasi, tukambara neza, tukagenda. Umuntu wese akagenda yiteye parufa humura. Yesu azaza, ibyo bikorwa n'abera babikora. Ariko abera nubwo tubikora turi ozage, twiteguye. Tuvuga, ugenda uvuga uti nubwo ngiye ku kazi hano muri iyi trendimo, wabona Yesu agarutse. Nubwo ntwaye imodoka, wabona ngiye kuyisiga. Nyamuna mujye mugenda mwambaye neza, nibura imyenda yanyu izasigara isa neza. We kugenda wambaye ibishwabagara uzasiga mu muhanda, kuko nzaba ngenda mu muhanda. Wandebaga mbura avuga atagiye he wa muntu. Mwitegure bene data, mwitegure, ugende witeguye. Bazaba barya, bazaba banywa, bazaba barongora, bazaba bakora ubukwe, ariko ndaguhamagarira kugira ngo uzabe witeguye. Mwene data, itegure. Wumvise iri jambo ryagutsinze, urashaka kwitegura, urashaka kwambara kwizera, kwambara gukiranuka, urashaka kuyoborwa n'umwuka wera. Ijambo ry'Imana riratubwira ngo nimwihane kuko ubwami bwo mu ijuru buregereje. Matayo 6:33 haravuga ngo mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose muzabyongererwa. Mushake ubwami bw'Imana. Urashaka ubwami bw'Imana no kwihana. Urashaka ubwami bw'Imana no kwizera Yesu. Urashaka ubwami bw'Imana no kureka ibyaha byawe byose, ukava mu busambanyi, ukava mu bujura, ukava mu ishyari, ukava mu kubeshya, ukava mu kintu cyose Imana itishimira. Kandi Yesu Kristo yaratanzwe kugira ngo umwizera abone ubugingo buhoraho.
muri Yohana 3:15 uri kwatubwira. Urabyizeye mwene data? Byizere nshuti yanjye. Nicyo nazi uyu munsi kukubwira. Ariko nawe wizera, ndagira ngo nkubwire, komeza urugendo. Reka ngusengere we wizeye, subira mu isengesho. Mwami Yesu Kristo, mwana w'intama w'Imana, ijambo ryawe ringezeho muri iki gitondo, cyangwa se muri iri joro, cyangwa se kuri aya manywa, rimbwira ngo nihana ibyaha byanjye kugira ngo nzabone ubugingo, kugira ngo ngutegereze. Ku ijambo ryo rivuga ngo twihana ibyaha ku bwami bwo mu ijuru bwegereje. Ndihannye, nkusabye imbabazi z'ibyaha byanjye byose. Ibyo nabagamo byose niteguye kubireka, ndabiretse, ndabiguhaye, maze wowe umpe gukiranuka kwawe, unyejesha amaraso yawe wamennye ku musaraba igorogota. Ndagushimiye kubikoze mwami, ni mu izina ryawe ryera Yesu Kristo byose mbyambaje nizeye, amen. Bene data bakundwa nshuti z'umusaraba, ndagira ngo mbasengere mwebwe mwakurikiye iki cyigisho. Natangiye mbabwira ngo Satani afite umugambi wo kwerekana ko iki cyigisho ntacyo kimaze, ariko nicyo cy'ingenzi mu byigisho byose bibaho, kitubwira gutegereza umukwe. Nagira ngo ndangize mbasaba ngo nimureke dukomeze twitegure, dukomeze ikanzu yacu, dukomeze icyo twahawe, kandi igihe kirageze ngo dusange uwadukunze, uwadukoye amaraso y'igiciro cyinshi. Uwiteka Imana yo mu ijuru, senge abantu bose bakurikiye iki cyigisho kugira ngo umwuka wera abagenderere, akomeze kubategurira kuzakwakira mwami Yesu, kugira ngo ubwo uzahagarara ku bicu bazagusanganire. Nicyo mbasengera. N'abatakurikiye bazumva ubutumwa n'ibyo mbasabira mwami, kugira ngo nabo batangire bakwitegure, kandi bitegure bazi ko iyi saha ndi kuvuga, uyu munota ndi kuvuga ushobora kugaruka. Urakoze, ndagushimiye ko byumvise mwami Imana, ni mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti byose mbyambaje nizeye, amen. Amen.